Hello once again my people, I love you so much as you know. Ndabakunda cyane, ni Eric ndayishimiye nk'ibisanzwe. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe mukomeje kubana nanjye. Kandi nk'iby'umwihariko mwakoze subscribe, Imana ibishimire cyane, n'abatarayikora muyikore. Sinzi impamvu mutinda kandi ubutumwa bwiza nk'ubu muba mubukeneye. Ni benshi babukeneye amakuru meza nk'aya. Kuko murabizi ko icyambere ari amakuru. Amakuru yarakenewe cyane buriya kurusha ibindi. Nayo kumenya ejo hawe no kumenya ubugingo uko waburinda, ugatakira ubugingo bwawe, ukarinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ko ubugingo ari bwo buzabona Imana. Mumeze rero mbashimire, mukomeze kubana nanjye. Ndabakunda. Mwumvire ibiganiro mwitonze. Ubu butumwa bwiza ujye ubwumva witonze. Niba ari mugenzi wawe mwegeranye udafite telefone, wamusharinga, wamwegera, mukabwumvana kuko mwese murabukeneye. Imana rero irushaho kubishimira. Uyu munsi ikiganiro mbazaniye, muri iyi minsi ndi kubatungura cyane. Amagambo ndi kubazanira arakakaye, ariko niyo benshi bakeneye. Nta bitangaza ndi bubabwire. Imana ibahaye ibi, Imana ibahaye ibi. Nibyo izabibaha, ariko namwe hari icyo muyigomba. Cyambere muyigomba ni ukwihana no kwiyeza, ni ukunihira ubugingo bwanyu no kwihana ibyaha. Hano amagambo nkuzaniye aravuga ati, Imana burya igihora amaraso atariho urubanza. Imana ihora amaraso atariho urubanza. Ntabwo ari amaraso gusa, ahubwo turabizi neza ko guhora ari uk'Uwiteka. Igihe ugiriwe nabi ntukirwanire cyangwa wihorere. Uwiteka niwe uhora, kandi iyo ahoye urabimenya. Hano ndaza kukubwira amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Ni umuhanuzi muto mu bitabo dusanga muri Bibiliya. Turasoma ibice bitatu, duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo, umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuwemo ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyaga. Ese wowe nta mugenzi wawe ujya wambura ibye, cyangwa ngo umukomeretse kubw'urugomo cyangwa urwango? Urusaku rw'ikiboko, urusaku rwo guhinda kw'inziga, imirindi y'amafarashi agenda aca isibo, ikiriri cy'amagare y'intambara asimbuka, ugendera ku ifarashi akisuka mu rugamba, n'inkota irabya indimi, n'icumu rirabagirana, n'abishwe ishyano ryose, intumbi nyinshi zigerekeranye, n'abapfuye ntibabarika, barasitara ku ntumbi zabo. Ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko n'ubusambanyi bwe, akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Imana iturengere cyane kandi turebe amaso y'imbabazi, turebesha amaso y'imbabazi n'impuhwe nyinshi. Nuza kumva ari aho ufite urubanza, ari aho Imana mutameranye neza, ndakurahira yuko iyi audio, iyi video ukiyumva, ucyumva ubu butumwa, bitucira bugufi Uwiteka umusaba imbabazi, wiyeze kuko igihe kiregereje. Nyaruka nubwo yatinda, urupfu rwo ntirutinze. Yesu nubwo ataza vuba, ariko urupfu rwawe burya muragendana. Ntuzi umunsi n'igihe. Dore ndakwibasiye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nzakubeyurira inkanda yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe, n'amahanga nyereka ibiteye isoni byawe. Kandi nzakujugunyamo ibihamya byangwa urunuka nkugayishe, kandi nzaguhindura igishusho, igishungerwa. Nuko abakureba bose bazaguhunga bavuge bati, i Nineve hararimbuwe. Ninde uzaharirira? Nzagushakira he abakumara umubabaro?
burya Imana yakwanitse ntawakwanura, uzirindwe no kwanikwa n'Imana. Isi yose yakota, isi yose yakumenya. Mbese uruti nino Amoni hari hagati y'imigezi, hazengurutswe n'amazi, igihome cyawo ari inyanja n'urusika ruhakingiye narwo ari inyanja. Etiyopiya na Egiputa ari amoko y'ahatagira ingano. Abaputi n'Abarubini bari abafasha bawe, ariko abaho baragiye bajyanwa ari imbohe n'abana babo bato. Babesagurije mu mahuriro y'amayira yose, n'abanyacyubahiro baho babakoreraho ubufindo burobanura, kandi abakomeye baho bose bababohesha iminyururu. Nawe uzasinda, uzahishwa, uzishakira igihome ubitewe n'abanzi. Ibihome byawe byose bizamera nk'imitini yeza imbuto z'imyimambere, iyo inyeganyejwe zihungukira mu kanwa k'umuryi. Mana iturengere. Dore abantu bawe bagusigayeho ni abagore. Amarembo y'igihugu cyawe yaguriwe abanzi bawe. Umuriro wakongoye ibihindizo byawe, ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukate urwondo, komeze itanura ry'amatafari. Niho umuriro uzagukongorera, uzicwa n'inkota ikumareho nk'uburima. Wigwize nk'uburima, wigwize nk'inzige. Wigwirizaga abacuruzi kuruta inyenyeri zo mu ijuru. Uburima burarimbura bukiyamukira. Ibikomangoma byawe bimeze nk'uburima, n'abagabo bawe nk'inzige ziguye mu nzitiro mu munsi w'ibitundwe. Maze izuba ryarasa zikaguruka, kandi aho ziba ntawuhazi. Abungeri bawe barahunikira. Mwami wa Ashuri we, abanyacyubahiro bawe bararuhutse. Ubwoko bwawe bwatataniye mu misozi, kandi ntihaboneka uwo kubukoranya. Nta muti wo komora uruguma rwawe. Igisebe cyawe ni umufunzo. Igisebe cyawe ni umufunzo. Abumvise inkuru zawe bose bazakoma mu mashyi bakwishima hejuru. Kandi abo utagiriraga nabi ni bande? Mana iturengere. Hano twese ijambo riraducira urubanza, kandi rirahamanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri wese yiyeze, yihane, yicuze ibyo yakoze. Uwiteka amugirire imbabazi n'impuhwe, amugereho, amusanganishe urukundo rwe, kuko nibitaba gutyo inkota y'Uwiteka izamurya. Ndagira ngo mbashimire mwebwe mwabanye nanjye. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Utarakora subscribe ntagenda atayikoze, kandi muyikorere ubutumwa bwiza mubugeze kuri benshi.